abasiriya barateye, umugaragu we ngo abona ingabo z'abasiriya zabagose, noneho agira ubwoba. Ntabwo Elisa yavuze ngo Mana mwerekeye ukuri ku ruhande rwacu, yarasenze abwira Imana ngo Mana muhumura amaso kugira ngo abone yuko abari ku ruhande rwacu baruta ubwinshi abaje kuturwanya. Ngo ahumuye amaso ngo abona bakikijwe n'amagare y'umuriro, bikubwira ngo abari ku ruhande rwacu bo kuturengera ni benshi kuruta abo Satani afite bo kuturwanya. Iyo ni victoire ya mbere. Kunesha kwacu kuva muri ibyo byiringiro yuko umwami wacu uri mu ruhande rwacu yanesheje Satani, kandi ko mu ruhande rwe afite ingabo ziturwanirira ziruta iziturwanya. Urufunguzo rwa mbere rero rwo kunesha kwacu ni ugusobanukirwa, kuko burya ikintu cya mbere Satani atsindisha abantu ni ubujiji. Njya mbabwira, hari inkuru y'umujenerali w'umunyamerika mu ntambara ya kabiri y'isi. Amerika yarwanaga n'Abayapani, hakaba agakoridoru kamwe uwari kugafata akagakomeza yari kuba yakontorora urugamba rwose, kubera ko n'ubundi Yapani yarwaniraga muri Aziya, ntabwo yarwaniraga iwabo mu nyanja aho batuye. Kugira ngo rero bashobore kugera muri Aziya bagombaga guca mu kantu k'agakoridoru kari hagati ya Singapore na Malaysia. Noneho Abanyamerika bahashyira umujenerali wabo, baramubwira ati aha hantu uhafate uhakomeze, niyo bakurasa uzemera upfe, ariko Abayapani ntibazahafate. Abayapani nabo kuko bari barakeneye bamushyiraho umuriro mwinshi, baramubombarida n'indege, baramurasa n'imbunda, ageze aho amanika amaboko ariranda. Baramujyana baramufunga hagati muri Aziya hitwa Burma, ubu ni Burma ni uko bayita. Noneho Abanyamerika baza kurwana batsinda Abayapani muri 44 na 5. Bamaze kubatsinda basezerana yuko Abanyamerika bari bafunze bose bafungurwa, Abayapani akaba ari bo basimbura muri zoka z'abafungwa. Umuyapani wakontorolaga aho muri Burma, amakuru barayamuha, baramubwira ati rero twatsinzwe, mumanike amaboko, Abanyamerika mwari mufunze mubahe leadership, hanyuma mwebwe babe bafunze tuzavugana nabo bari kuri. Baravuga ati sawa. Message arayibona, arikomereza, Abanyamerika arabafunga. Haciyeho amezi 3 hanyuraho abasirikare b'Abanyamerika barimo gukontorora ibyo bihugu byose, babona abantu basa n'Abanyamerika barese bene wacu bafunze, barimo gukora imirimo nyine y'abafungwa. Baragenda barabigira bati sha muri Abanyamerika, abandi bati muracyafunze se? Bati ntabwo muzi yuko twatsinze Abayapani tugasezerana yuko mwebwe babafungura akaba ari bo bafungwa. Uwo mujenerali agenda asanga umujenerali w'Abayapani wari wafunze, aramubwira ati maze kumenya amakuru yuko mwatsinzwe, none kandi nimwe mwagombaga kuba mufunze twe tugafungurwa. Umuyapani aramubwira ati ariko nta kibazo gihari, maze amezi 3 mbizi ariko we ntiwari ubizi. So nabo ubuswa bwawe, ubutamenya bwawe bwampayeho freedom y'amezi 3 kubera ko utari ubizi. Ikibazo cya mbere rero abakristo benshi kibaheza mu bubata bwa Satani. Cya mbere ntibazi ko umwami wacu yatsinze Satani. Icya kabiri ntibazi ko abari mu ruhande rwacu baruta ubwinshi abaturwanya. Uzumva abantu bamwe bavuga ngo urumva ngo Satani ngo ibyaha biratugora, ngo biratunanira, ngo biraturushya, akamanika amaboko agatsindwa, kandi umwami wacu yaratsinze. Icyo niyo kintu cya mbere. Urugamba rwa mbere rutsindirwa mu bitekerezo byacu. Niyo mpamvu Paulo yandikira Abakorinto ba 2 mu gice cya 10 yaravuze ngo intambara yacu, ngo intwaro zacu zifite imbaraga zo gukubita ibihome tukabikubita hasi, ngo dukubita hasi ikintu cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya umwami wacu, ngo tugafata mpiri ibitekerezwa mu mitima. So urugamba rwa mbere rutsindirwa hehe? Mu bitekerezo byawe. Niba mushaka kugira kunesha, urufunguzo rwo kunesha ibyaha, banza utunganye imitekerereze yawe, kuko uko umuntu atekereza niko amera. Niba wigaburira ibyaha, ibyaha nibyo bizasohoka muri wowe. Ntabwo uzirirwa ureba pornography. Ibyo Bedi yavugaga ngo muri kino gihe abajene benshi baravuga ngo kwimasturba byarabananiye. Ntabwo uzirirwa ureba pornography ngo we kurangiriza mu kwimasturba.
kwikinisha. Iyo uriye umwanda uhumura nk'umwanda, ukora iby'umwanda, niyo ugiye kwituma wituma umwanda. Ntabwo uzarya umwanda ngo we kurwara mu nda. Icyo nicyo kintu cya mbere mubanza kumenya. Ibyo ugaburira ibitekerezo byawe nibyo bizagenga ubuzima bwawe, nibyo bizagenga kunesha cyangwa kuneshwa kwawe. Halo, murabyumva? Urwo ni urufunguzo rwa mbere. Hanyuma icya kabiri, hari ahantu Yohana yanditse, ni nabyo bisubiza icyo ngicyo maze kuvuga. Yohana yaranditse mu rwandiko rwo rwa mbere igice cya 5 guhera ku murongo wacyo wa mbere. Icyo gice cya 5 aravuga ngo uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo nta rushya. Amategeko yayo ntagira ate? Nta rushya. Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Haleluya. Icyabyawe, so ikintu cya mbere tugomba kubanza kumenya, banza utunganye imitekerereze yawe. Ariko kugira ngo utunganye imitekerereze yawe, banza uvuke ubwa kabiri. Icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi? Keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. So ikizaduhesha ubutware bwo kunesha ibyaha, number 1, kubanza kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu, tukamwakira nk'umwami wacu, tukabyarwa n'Imana, tukaba abana b'Imana, tukarwana n'iby'isi na kamere na Satani. Amen. Abantu benshi rero ikibazo dufite, ntabwo kuba warabatijwe bikugira umwana w'Imana. Ntabwo kuza mu rusengero bikugira umwana w'Imana. Nta nubwo niyo warara hano mu rusengero ukahatura, sibyo? Gutura mu rusengero ntabwo byakugira umwana w'Imana. Kubuza mu rusengero kenshi ntibikugira umwana w'Imana. Ko warabatijwe ugakomezwa ntibikugira umwana w'Imana. Hano baratubwira ngo unesha iby'isi ni uwizera ko Yesu ari umwana w'Imana. Mu yandi magambo, ni uwakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami we. Nta yindi nzira. Ubundi ku bw'akavukire yacu turi abanyabyaha, kandi Bibiliya ivuga neza muri Yesaya ngo umunyabyaha ngo niyo wamushyira no mu gihugu cy'abakiranutsi ngo wazahakorera ibyo gukiranirwa. Kuko kamere yacu ikora ibyaha, nta kundi bimeze. Turi porogaramu mu gukora ibyaha. Iyo utarakira Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe, ntibizagutangaze yuko ugendera mu byaha. Iyo niyo nzira ya mbere yo kunesha ibyaha, no kubanza ukavuka ubwa kabiri. Kandi kuvuka ubwa kabiri ukaba umwana w'Imana, ikirashaka kugitindaho cyane. Dufite inyigisho z'abadayimoni muri iyi minsi, nziti z'abadayimoni, zikubwira ngo ubwo wakiriye Kristo nk'umucunguzi wawe ngo ushobora kwikorera ibyaha kuko ibyaha byawe byararihiriwe. No. Hano bamaze kutubwira ngo umwana w'Imana ntakora ibyaha. Ntakora ibyaha. Niba warabaye umwana w'Imana, ugenda nk'umwana w'Imana. Ntabwo ugenda nk'umwana wa Satani kandi uri umwana w'Imana. Ntabwo ugenda wumvira Satani kandi warakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami. Rero abantu bakubwira ngo urumva ngo ibyaha byacu byararihiriwe, ngo dushobora kwikorera ibyaha, ngo nta kibazo. Oya, hari ikibazo. Kuko iyo abantu bakubonye ukora ibyaha, ntuzababwira ko uri umwana w'Imana. Kuko Bibiliya yamaze kutubwira ngo uwabyawe n'Imana ntakora ibyaha. Sibyo? Kuko mu gice cya 3 cy'urwandiko rwa Yohana, ntabwo nshaka kwatinda cyane kuko nabwiye ko nshaka kwasigira umwanya mukabaza ibibazo. Mu gice cya 3 cy'urwandiko baratubwira ngo uwabyawe n'Imana ntabwo aba mu kamenyero, ntabwo aba muri karande yo gukora ibyaha.
ashobora gukora accident agakora ibyaha, nabyo Imana yarabiteganije. Iravuga ngo nitugira ibyago tugakora ibyaha, ngo dufite umuvugizi kuri data wa twese, ngo ari we Yesu Kirisito, ngo kandi Imana yikiranukira kutubabarira iyo tuyaturiye ibyaha byacu. Ariko ntabwo umwana w'Imana agendera mu byaha ngo nuko ibyaha bye byarihiriwe. Iyo ni mpora mbibabwira, iyi ni inyigisho y'abadayimoni. Kuko ntabwo Satani ajya agoreka ukuri kw'Imana 100%, ahubwo ashyiramo uburozi buke. Yaraje abwira Adamu na Eva ngo harya Imana yaravuze ngo ntimukarye ibiti byose, nyamara Imana yo urumva icyo yongeyemo n'iki? Ni inyuguti imwe gusa, ntimukarye ibiti byose, kandi Imana yari yaravuze ngo mujye murya ibiti byose uretse iki kimwe. Irangije aravuga ati nari mbizi. Imana yari bizi yuko nimurya kiriya giti muzamera nk'Imana. Icyo ni ikindi kinyoma, kuko n'ubundi bo basaga n'Imana, bari mu ishusho yayo. Ikinyoma cya gatatu irababwira ngo gupfa ko nti muzapfa, inyuguti imwe gusa. Na hano rero iyo abantu bakubwiye ngo ubwo Yesu yaducunguye yarihiriye ibyaha byacu, dushobora kwikorera ibyaha uko dushaka. Ahubwo Bibiliya iravuga ngo ubwo Yesu yaducunguye ntimugatange imibiri yanyu ngo muyikoreshe ibyaha kuko mwacunguwe. Siko Bibiliya ivuga? Musoma Abaroma igice cya 6 n'icya 7 muraza kubibona. Ariko abantu baraza kukubwira toya ubu ngubu rwose ibyaha byawe byararihiriwe, ibyo wakoze kera, ibyo ukora uno munsi n'ibyo uzakora, so ufite freedom yo kwigendera uko ushaka. Ntabwira ntoya, twebwe ntabwo dufite freedom yo kwigendera uko dushaka, ahubwo twe twaracunguwe ngo tugende tunesha Satani n'icyaha na kamere n'iby'isi, kuko twebwe turi abana b'Imana. Ninde unesha iby'isi? Niwemera ko Kristo ari umucunguzi. Haleluya. Hanyuma icya gatatu kidufasha kunesha iby'isi, umwanditsi wa Zaburi n'iby'agakiza bitaravugwa cyane. Nako umwanditsi wa Zaburi y'119 umurongo w'9, Dawidi yaranditse. Iyi Zaburi bayitirira Dawidi, abandi bakayitirira abandi, ko ntawuzi wayanditse. 119 ariko harabajya bayitirira Ezra. Baravuga ngo umusore, umurongo w'9, umusore azeza inzira ye ati, azayejesha kuyitondera nkuko ijambo ryawe ritegeka. Umusore azatunganya inzira ye ati. Umusore, inkumi, urubyiruko bazeza inzira yabo bati, ngo bazayejesha kwitondera iby'Imana yavuze. Biragaruka kuri bya bindi nababwiraga, niba Imana yaravuze ngo ntugasambane, uzeza inzira yawe udasambana mu buryo ubwo ari bwo bwose. Haba guhuza ibitsina umuhungu n'umukobwa, haba kwikinisha uri wenyine, haba gutingana umuhungu n'umuhungu cyangwa umukobwa n'umukobwa, haba no gutinga itungo, kuko nabyo bajya babikora, cyangwa gutingwa naryo, kuko nabyo bibaho. Hari abagore batingwa n'ibisimba. Aho ratigiye rwose imbwa yanjye irampagije. Ariko buriya isi irimo ibyaha ntibwabyumva. So bikubwira ngo niba ushaka kweza inzira zawe, iby'Imana yavuze nibyo ugomba kumvira. Jewe njya nshima Imana, jewe ngizwa narwanaga iyi ntambara rwose Imana, ubu nzeza n'inzira zanjye ngo ngende nyiranuka koko. Noneho nsoma Bibiliya inshuro 3. Nari mfite imyaka 25, ndi umwirasi cyane ko niyemeraga ubuhanga. Nari narangije muri university mfite imyaka 24, bampa kuba umwarimu muri university, nkumva kabisa mfite future, ndi igitangaza cy'umujene. Kamurabona ubu ngubu nsigaye naranabyibushye muri no minsi ho nanongeyeho, ngira ngo murabibona nsigaye meze neza, ndabyibushye imbere n'inyuma no mu mpande, nsigaye mfite environnement, mfite ibingikije imbere n'inyuma no mu mpande. Ariko cyari icyo gihe narakantu k'agahungu k'agashabarara, ariko nkajya numva ndemereye kabisa, nka bamwe muri mwebwe mbona hano mukinanutse mutararya ngo muhage. Nkajya ngenda nigishaga nifashe mu mufuka, nkajya ngenda nidunda nyine numva. Hanyuma Imana irandebera, bari musore ntabwo ameze neza. Ariko ibyaha nanjye byarangoraga, numvaga nshaka kubivamo, ariko narabuze aho nyura.
nza gusoma Bibiliya ndatsindwa, niha disipurine y'amezi 6 kuba nyisomye gatatu kugira ngo mbanze numve niba ari ibintu umuntu w'umujene w'imyaka 25 yajyamo kabisa ubuzima bwe bugafata. Nayisomye gatatu mu mezi 6 nari nayirangije. Hanyuma mfata icyemezo cyo kugenda, ariko ntabwo nari fashe icyemezo cyo gukizwa ko nari ntaramenya gukizwa icyo aricyo. Nabwiye abantu twajyaga dufatanya mu byaha ndababwira ngo guhera uyu munsi ngiye kugenda uko Bibiliya ivuga. Icyo yita cyiza nzakita cyiza, icyo yita kibi nzakita kibi. Kandi uno munsi niko giye ngenda. Uzanye ibintu ukambwira ngo abantu baravuga ngo abantu bagira batya, niba ari bibi ni bibi, sindi bubikore. Kandi njya mbibwira abantu nkabwira aho kugira ngo niteranye n'Imana nakwiteranya na miliyari 7 zituye isi zikanyanga ariko Imana ikankunda. Habyo kugenda ngo abandi baravuga ngo abandi bavuze ko jewe numvirira ijambo. Halo, murankurikira? Ikiri ijambo rivuga n'ikimana izakubaza. Nijya kugucira urubanza ntabwo izakubaza ibyo profete kanaka yigishaga, ntabwo izakubaza ibyo apostle kanaka yigishaga, ntabwo izakubaza ibyo pastor Rutayisire yavugaga. Izakubwira ngo ko naguhaye ijambo ryanjye, kuki utatunganije inzira zawe ukurikije iri jambo. Iri ni ryo rizagutsinda cyangwa rikagutsindishiriza. Naho ibindi by'abantu bajya bakakubwira ngo jewe hari uko mbyumva, ngo hari ukuntu profeti yabivuze, ngo hari ukuntu apostle yabivuze. Iri jambo niryo ritavuguruzwa, kandi iri jambo niryo rigutsinda cyangwa rikagutsindishiriza. Umusore azatunganya inzira zate yitondera iri jambo. Amen. Hanyuma icya gatatu maze kubaha bitatu. Icya kane ni ikintu gikomeye cyane ariko kinoroshye, ariko muri kino gihe umva obedi ni so ushinzwe urubyiruko nimushyira imbaraga muri iki cya kane, ikintu cyitwa kugendera mu mbaraga z'umwuka. Kugendera mu mbaraga z'umwuka. Iki kintu mu itorero dusigaye abantu barabatijwe barakomezwa, ariko kuba barakomejwe ntivuga ko wuzuye umwuka. Dukeneye kuzura umwuka, dukeneye gushimikira kuzura umwuka. Umva uko Paulo abivuga neza mu Baroma 8 umurongo wa 10. Abyandika henshi ariko reka mfate izo ngero ebyiri gusa kugira ngo nihute, nihaye iminota none ndabona maze kuyirenza. Abaroma 8 umurongo wa 12 aravuga ngo nuko rero bene data turi mu mwenda ariko si wa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Turi mu mwenda ariko si wa kamere ngo dukurikize ibyayo. Kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Uyu mwuka ni uza akica ingeso za kamere. Niyo mpamvu nanone Paulo yandikira Abagalatiya ibice 5 yarabandikira aravuga tumva muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Umurongo wa 16 muri cyo aravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Arabantu rero bakubwira ngo bayoborwa n'umwuka ntibatwarwa n'amategeko ngo ntibayumva ntibagiye oya, ntabwo ari cyo bivuga. Iyo uyoborwa n'umwuka nta nubwo urindira guhangayikishwa n'amategeko, kuko we ubigendamo byoroshye. Muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Amen. Kandi Yesu yabwiye abigishwa be arababwira ngo erega ngo muzahabwa imbaraga zo kugira gute, zo gukora ibyo yabategetse ariko no kunesha ibyaha. Umwuka wera nabazaho. Ushaka kunesha nashimikire kuzura umwuka. Kandi ntabwo bigoye nko kugira umutima ukabwira Imana umva rero Mana mbabarira unyuzuze umwuka kugira ngo mpamye Yesu, mbabarira unyuzuze umwuka kugira ngo neshe ibyisi, mbabarira unyuzuze umwuka kugira ngo ngukorere. Ibyo uzabigira isengesho ryawe rya buri munsi, ibisigaye Imana izabikora kuko nayo bifitemo inyungu. Niba mwajyaga musobanukira ko Imana ibafitemo inyungu nkuko mfite inyungu mu bana banjye,
mwajya mushimikira kuzura umwuka ko Imana yamubaha itabaruhije. Hanyuma icyanyuma none tukinjira mu kuganira amaso y'Uwiteka. Amaso y'Uwiteka, kubera ko buriya hari ikintu abantu batazi. Yesu yaravuze ngo nzabana namwe kugeza ku mperuka y'isi. Bivuga ngo aho tugenda hose, Bibiri bivuga neza ngo amaso y'Uwiteka ahora azenguruka mu isi ngo arebe ko hariho abakiranuka ngo abagirire neza. Iteka ryose Imana ibirimo kutureba. Ndashaka kubarangira ikintu kimwe kizabafasha kunesha ibyaha mukarinda musaza. Ibi byose maze kubabwira niyo wabyibagirwa, ntuzibagirwe gukizwa. Uzakire Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe. Number 2, ntuzibagirwe ko Imana ikureba. Aho uzajya hose niyo abantu baba batakuzi. Jewe nabonye ikintu cya mbere kirinda umuntu no kumenya ko Imana indeba. Nkiri umusore, iyi ntambara, iki kibazo mwampaye kwigishaho cyari ikibazo cyanjye. Nawe ariko Mana ko nkiri umusore, hanze hari inkumi zikaba zigihari, kandi nkaba numva muri jewe imitingito ntawe yagiye, kandi mu mutima wanjye nkaba namaze gushyiramo agakiza. Ibi bintu nzabihuzane, iyi mitingito akagakiza ziriya nkumi. Ntangira rero gushyiraho amategeko nk'ay'Abamede n'Abaperesi, nkavuga ngo nta mukobwa uzongera kunsura mu cyumba cyanjye. Abo tuzajya duhurira hanze, ariko ntibazajya baza mu nzu yanjye aho mba muri ghetto. Nta mukobwa nzongera gusura mu nzu ye, tuzajya duhurira ku muhanda, nitugera ku irembo mbasezereho. Nta mukobwa nzongera guhobera. Bintu byinshi, amategeko menshi akomeye akakaye. Ukeye Imana irandebera ngo rega ibi ngiye gukora ngo ntushobora kwifata ngo wishobore. Nari ndimo gusoma ariya magambo aba mu Itangiriro ibice 17. Imana yarimo kuganiriza Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu, jya ugendera imbere yanjye ukiranuke. Amagambo numva je nk'igisubizo cy'ikibazo nari mfite. Numva Imana namwe ngo jya ugendera imbere yanjye, ujye wibuka ko nkureba. Aho uzajya hose, nujya gusura umukobwa ujye umenya ngo ndakureba. Nuba uri na wenyine muri dushe, ndakureba. Nuba urimo gukora akazi, ndakureba. Niyo wajya muri toilette, ndakureba. Niyo baba wajimije amatara, ndakureba. Niyo wajya no mu gihugu batakuzi, ndakureba. Ibi rero nta kintu kirinda umuntu nk'ibyo. Nta kintu gishobora kukurinda nko kumenya ko Imana ikureba. Icyatumye Yosefu adasambana na nyirabuja, yaramubwiye ngo mvirega madamu ngo eza iyo ni impamvu, ariko sinshobora gukora icyaha nk'icyo mu maso y'Imana yanjye. Imana irandeba. Reka rero mbabwire iki mugifate. Imbaraga zo kunesha ibyaha, number 1, mwakire Yesu nk'umucunguzi n'umwami. Ninde unesha ibyaha? Ninde unesha Satani? Nuwakiriye Yesu akamwizera nk'umucunguzi n'umwami we. Icya kabiri, mutunganye imitekerereze yanyu, mwe kugaburira ibitekerezo byanyu umwanda w'ibyaha. Icya gatatu, mugendere ku ijambo ry'Imana. Ibyo ryita byiza mubyite byiza, ibyo ryita bibi mubyite bibi, mubihungire kuri. Ikindi, mwibuke musenga, mwuzure imbaraga z'umwuka. Hanyuma ikindi, mugendere imbere y'amaso y'Imana. Ibindi Imana izabashoboza. Imana ibahumugisha. Ufite iminota yo kubaza ibibazo 30. Twayigabanye ekwitabuli, ubwo 30 muyibazemo ibibazo, hanyuma mbasubize, hanyuma ibindi nzabisubiza muri meet the pastor y'utaha. Ari ufite ikibazo? Hari ibyo mwanditse mwatekerejeho? Baba bafite ibibazo uzamure, turabasanga aho mwicaye. Ibibazo byabonetse hano bya mbere bitangiye kuboneka. Muzajya mutubwira izina, cyane cyane ko ubwo mwambaye udupfukamunwa ubu sinshobora no kubamenya. Nabonze ubu ngubu nyine no kubanza nkashishoza.
cyane muri ko nyumva ntabwo ndi umukristo cyane no mu rugo ntabwo bakijijwe nyine ndi gusenga mu Mana ngo miki irakima ariko nahise numva mpindutse manura ko gapfukamunwa gato kugira ngo ntuzabize ari clear. Nahise numva mpindutse nifuza kumenya Imana nkajya numva indirimbo z'Imana nkareba no kuri YouTube nkakunda gukurikira umupasiteri kazi witwa Kabanda sinzi niba mumuzi. Turamuzi. So nagiye ngira ibibazo bitandukanye ariko ikibazo nari mfite ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi cyangwa kuvuga ubuhamya bwanjye bwose. Ikibazo nari mfite ubundi ubwirwa n'iki ko uri kuvugana n'Imana cyangwa nkuko ari kutubwira umwuka w'Imana kuzura umwuka ubimenya ryari kuko ngiyewe uburyo nabyumvishe numvishe ko Imana ari umwuka wera ntago nkuko tuvuga ngo Imana iba mu ijuru igira gute ariko namaze icyo nzi kuri nge aricyo nshaka no kukubaza pastor nuko Imana ihorana natwe ni umwuka wera rero nagira ngo mfashe gutandukanya nanone mbere yuko unsubiza ikibazo ko umuntu yuzura umwuka wera n'ugiye abimenya unsubize Imana ni umuntu ni umwuka ubashe kunsobanurira nsobanukirwe mfite ibintu byinshi ariko urambwira ibyo bibiri biraza kumfasha. Reka nguhe ibintu bibiri nanjye kimwe nubona ufite ibintu byinshi uzashake umupasitori we nanjye reka nguhe promesse rwose uzanshake uzace kuri Obedi nusanga ntari umubwire uti ndashaka pastor hanyuma uze twicarane ibintu tubanze tubisobanura ko ari usanga umuntu bisobekeranye nk'urudodo rwivanze noneho wamusubiza ikibazo kimwe ugasanga ntushubije byose ubwo rero uzashake umwanya ikindi gisigaye byo kuvugana n'Imana kugira ngo umuntu azakwigishe kuvugana n'Imana kuko Imana isubiza mu buryo bwinshi hari igihe usenga Imana igahita igusubiza ukumva uranyuzwe ukumva muri we hajemo ibitekerezo biguha nk'igisubizo hari igihe usenga ugasoma ijambo ry'Imana ukumva ni igisubizo cy'ibyo wari urimo gusengera hari igihe usenga wakumva inyigisho ukumva bameze nk'aho bumvise ibyo wabazaga ukumva igisubizo cyawe kijemo so kugira ngo umuntu azagusobanurire uburyo uvugana n'Imana ugendana n'Imana ni ibintu gusa reka nkubwire ikintu kimwe ubanze wakire Yesu ufata icyemezo cyo kuba umwana w'Imana nibwo uzatangira no kumva ijwi ry'Imana mu buryo bwiza byoroshye gutyo hanyuma ibindi uzanshake rwose nzaguha appointment na bitagoranye undi wari wamanitse hirya aho ngaho inyuma yawe murakoze nitwa Karanganwa Fred so nari mfite ibibazo bibiri icya mbere nabazaga nti usanga muri iyi minsi abantu bafite confusion aho yibaza atari ko se ndakijijwe sinkijijwe yaraje ndayatura isengesho ryo kwatura ryo kwakira umwami Yesu ariko akibaza atari ko se we akumva nta cyahindutse muri we none ikibazo nari mfite ese ni iki kimenyesha umuntu ku buntu bw'Imana buri gukora umurimo muri we cyangwa ni igiki kimenyesha umuntu assurance y'agakiza ko afite agakiza muri we icya kabiri ni kubyerekeye ibyaha tubona neza ko abantu benshi bakubwira abisi kubwira ati uzakora ibi n'ibi tubona ama principe menshi yego nukora ibi ngibi uzareka ibi n'ibi nukora ibi n'ibi uzareka ibi n'ibi ariko tukabona ko abantu benshi barabigerageza bagafailinga ese mwadufasha kugira ngo tubashe kubona umuti uri muri Kristo uruta uwo science duha n'abantu baduha n'aya ma principe aduha kugira ngo abantu bagira assurance bavuga ati koko muri Yesu umuti tusangamo koko
niwo ushobora wonyine kudukiza ibyaha, kuko abantu bafite confusion cyane muri ibyo bintu. Murakoze cyane. Okay, icya mbere assurance of salvation. Uriya rero ubundi mva iyi Imana iba yaradukundiye ikabyoroshya birenze uko yabyoroheje. Assurance of salvation ni ikintu cyoroshye nko guhagarara hano ugasenga ukavuga ngo umwami Yesu ndakwakiriye mu bugingo bwanjye, ibyaha byanjye ndabyihanye. Aha niho abantu benshi batarumva. Ubundi iyo tuvuka duteye Imana umugongo twese, nta uvuka akizwa, tuvuka turi abanyabyaha. Iyo wihannye bivuga ngo ndahindukiye ndeba aho Imana iri, bya byaha byajyaga binezeza ndabiretse, ngiye kugenda ntumbiriye Imana. Ariko kubera ko hari ibyaha nakoze kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu, nakiriye Kristo nk'umucunguzi wanjye, yarabirihiriye, donc urubanza rumvuyeho, sibyo? Etape ya kabiri rero nigora abantu benshi, ngiye kugenda numvira Kristo nk'umwami wanjye muri byose. Niho hazamo bya bindi byo gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo umenye n'ibyo ategeka ibyo ari byo. Niho hazamo cya kintu cyo kwishingikiriza ku mwuka kugira ngo agufashe, agusobanurire n'ibyo wasomye, sibyo? Iyo ni assurance of salvation. Assurance of salvation ni iki? Paulo yandikiye Abaroma mu bice 10 umurongo w'9 arabwira ngo umuntu yizeza umutima akatuza akanwa yuko Yesu ari umwami agakizwa. So you open your mouth, you confess, ariko you believe. Wizeza umutima ukatuza akanwa ukabarwaho gukiranuka, ukabarwaho gukizwa, sibyo? Nta kindi bisaba. Ikigora abantu benshi kinajyana na kiriya warubajije, nuko kugendera mu butware bwa Yesu unesha iby'isi na Satani n'ibyaha. Kuko abantu benshi bamara kwizera akajya yumva muri we bya bitekerezo bibi biracyahari. Kubera iki? Kamere iracyahari, sibyo? Kamere iracyahari, ntaho yagiye, iracyahari. Ngwino hano be, nkunda gukora iyi demonstration kugira ngo abantu basobanukirwe neza. Dusipoze ko Obedi ari umwuka wera, sibyo? Ni umwuka. Noneho jyewe ndaba kamere. Ubundi umuntu w'ibyaha abakoze gutya. Kamere iba yarafashe umwuka igakontorora ubuzima. Niba nshaka kujya kwinywera inzoga nkagenda, umwuka arakurikira, kuko kamere niyo itwaye imodoka, sibyo? Niba nshaka kujya kwisambanira nta kibazo ngira, kuko kamere niyo itegeka, kamere y'ibyaha. Iyo nkijijwe, kamere n'umwuka basimburanya position. Uyu nguyu ntabwo ari umwuka wera, oya, uyu ni umwuka wanjye Imana yanshyizemo. Murabyumva neza? Noneho wa mwuka wanjye, iyo umwuka wera aje akamuha imbaraga, afata vola, ariko kamere iracyahari. Noneho nanyura ahantu hahandi najyaga njya mu kabari, kamere ikongera ikavuga ngo ariko se uragenda udaciye hariya mu kabari. Najya kujya mu kabari umwuka akanga, kuko ubu noneho ni utwara, ntabwo ari jye utwara, kamere si itwara. So kamere ndashaka kujya mu kabari, umwuka akanga toya, ntabwo uri bujyeyo. Nashaka kujya gusambana, umwuka akavuga ngo oya, ntabwo uri bujye gusambana, kuko si ugitegeka, ntabwo ari ugitwara iyi modoka, ni jye witegeka. Ariko ikirimo ni iki? Urimo urankurikira Fred? Kamere iracyahari, urayumva itontoma muri wowe nyine, urayumva ishaka kujya muri bya bindi yajyagamo. Ntabwo kamere ipfa, ariko ntabwo iba ikigutegeka. Niyo mpamvu Paulo akavuga ngo ubwo mwatanze ubuzima bwanyu, kamere ye gutwarira muri mwebwe. So uyireka kamere ngo ikomeze itegeka ubuzima bwawe, kubera ko nubwo ihari ariko si itegeka, ariko irahari. Ugiye rero uzajya wumva ibintu muri wowe bitogota, wanyura ahantu ukabona amaso yawe arashaka gukurikira ba bakobwa, wanyura ahantu ukumva hari bigukira igitabo bikubwira ngo kora ibi nibi, wanyura aho barimo kunywa ukumva nawe wanywa, wanyura aho babyina ukumva nawe wajyayo ukabyina. Ujye umenya ngo kamere iracyari muri wowe, ariko ntigomba kugutegeka, sibyo? Nta yindi. Niki rero kizatubuza kubijyamo? Number 1, menya ijambo ry'Imana, umenye iby'Imana yemera n'ibyita kwemerera, sibyo? Nurangiza wibuke ko Imana ikureba.
guaranteed. Ibyo rwose maze imyaka 38 ngendera muri iryo banga kandi rirakora. Muzimenyereze kumva ko Imana ikureba. Uzarebe na bya byaha byari byarakunaniye, nujya kubikora umwuka akabwira ati rwose ibyo bintu urabikora ko Imana ikureba. Uratinyuka ukuremo ipantaro ni kariso usamba n'Imana ikureba. Ugiye kwiba ayo mafaranga y'abandi, Imana ikureba. Ugiye gukora ibyo byaha, Imana iguhagaze hejuru. Nimwimenyereza kugira amaso y'Imana mu bitugu byanyu. Aho ugenda hose ukabuze ko Imana ikureba, ibyaha bizashira neza. Kuko iyo ugendana na Yesu abadayimoni baraguhunga. Ubu uriho ikimenyetso, kandi ikimenyetso kibaho ni wa mutima wahaye Yesu agatura muri wowe, akagutegeka. Ategeka iki? Ibitekerezo byawe. Agategeka iki? Ibyemezo ufata. Birashoboka abantu barabwira ngo ibyaha byarananiranye, nkawe no ibyo nimukabimbwire. Ntabwo njye niteguye kubyemera, ahubwo nimwiteguye kumvira ibyo Imana ivuga. Kandi mubwire Fred, murambibwira abantu mwabwira ngo amaso y'abakristo abona bimwe n'amaso y'abapagani. Sibyo? Iyo nyuze hariya ku muhanda mbona abagore nkuko umupagani babona kabiruka inyuma, ariko genda babona nkikomereza nabo bakikomereza, kuko abagore bose Imana yaremye singomba kubajya inyuma. Muranyumva neza? Ibintu byose binkurura singomba kubikurikira, nge ngomba kurwana nabyo nkabinesha. Ibyo nicyo twita kunesha kamere n'ibyaha bivamo. Nuko bigenda. Reka twumve undi. Dufite ibibazo bibiri hano hagati. Bakibashyira mikrofone, reka mbaze ikibazo. Ninde hanyuma ugenda utambika ugana bariya babiri. Hariya hari umujene n'umwe n'umukobwa wundi bamanitse. Yego. Uru rugendo ni urugendo rutagendwa n'umuntu. Ni urugendo rutagendwa n'umuntu umwe, bisaba ko abantu bagenda baterana imbaraga. Bibukira. Uyu munsi iyo umuntu arimo agenda mu nzira zidakwiriye, ukamubwira ati ariko urimo uragenda mu nzira zidakwiriye, arakubwira ati don't judge me. Cyangwa se mind your business. Izo ni imvugo zikwiriye kuba ziri mu bantu bavuga ko bashaka kumvira Imana cyangwa kubaho ubuzima bukwiye. Okay, reka tubanze twumvikane iki ngiki. Nanjye ibyo bintu abantu bajya bavuga ngo mind your own business. Nkawe nariko iyo ndimo kukubwira ko ugenda nabi, I'm minding my own business. Kubera iki? Icyambere Bibiliya iratubwira ngo buri muntu wese aba umurinzi wa mwene se. Ntabwo ndi muri umuna wa Kayini. Imana yavuje ngo ariko mwene se Abeli ari he? Ngo ndi umurinzi wa mwene data se. Imana yari yavuga ngo ujye uba umurinzi wa mwene so. Amen. Niba uri umuhungu, umurinzi wa mwene so. Umukobwa naza uvuge ngo uyu mukobwa niyo yabazanywe no kungerageza ndi umurinzi wa mwene data, sindi buryamane nawe. Umukobwa nawe, umuhungu naza niba koko afite Yesu, mubwire utari kumbabarire, ndabona waforotse, ariko wibuke yuko turi abantu b'Imana, ntidusambana. Ubu umurinzi wa mwene so. Niba mwene se arimo gukora ibyaha, ukamubona ari mu byaha, ukamuburira, mwibuka amagambo Imana yabwiye Ezekiyeli amubwira ngo mwana w'umuntu, nimbwira umunyabyaha ngo gupfa kuzapfa ntumuburire, amaraso ye nzayakubaza. Ariko numuburira akanga kumva, amaraso ye ntazakujyaho. So jya uburira mwene so. Nanakubwira ngo mind your own business, uzamubwira uti okay, I'm minding my business. Number 1, uri mwene data, ngomba kukuburira kuko Imana yarabintegetse ngomba umurinzi wawe. Number 2, I'm minding my business, sinshaka ko Imana izakumbaza. Hanyuma niyanga, ubwo nyine wowe uzaba umukarabye, nta cyaha kizaba kikuriho. Ariko ibyo bintu ndabizi birahari, ariko tugomba kumenya ko turi umuryango kandi tugomba kuba abarinzi ba bene data. Nshyirira microphone hari abantu babiri ariko. Hanyuma se uriya ikijyanye no kuvangura imuracira abantu imanza. Gucira abantu imanza? Iyo nkubwiye kuri mu byaha, ariko sinzi impamvu abantu rero benshi
bakunda gutsimbarara mu byaha byabo bakabishakira n'ibisobanuro. Niba ni nkabwira ariko Obedi ibintu urimo gukora ntabwo ari byo, ukambwira ngo urancira urubanza. Oya, ntabwo nguciriye urubanza, ndakuburiye. Erega na hano mu gatuta abantu barabivuga ngo urumva ngo hari igihe pastor yigisha dutunga intoki. Ariko ntabwo nabatunze intoki, navuze ibyaha mukora. So iyo mvuze ibyaha mukora simba ndimo kubacyurira, iyo mvuze ibyaha mukora simba ndimo kubatunga intoki, iyo mvuze ibyaha mukora simba ndimo kubacira imanza, ahubwo mba mbaburira kugira ngo mutazacirwa urubanza rw'ubugingo bw'iteka. Mwihane muve mu byaha. Ibyo bintu byo ngo urancira imanza, ese ibyo akubwira nibyo? Kuko Bibiliya yatubwira ngo mwende so nakora ibyaha ugende umubwire. Ntabwo naguciriye urubanza, nakuburiye. Siko bimeze. Ibindi bisigaye mbwira wumva. Umwana w'umunyarwanda inyuma hari umuntu urimo kuvuga ari hego ntamubona. Hego nitwa Queen Mugabo. Ikibazo mfite kirasa naho kugira ngo mbashe gusobanukirwa ibintu bibiri. Kimwe ni ijambo riri muri Bible, irindi ni iby'abafilozofe cyangwa se ni iby'abantu bavuga hanze. Bibiliya ivuga ko Satani yamanukanye na kimwe cya gatatu cy'abamarayika bari kumwe nawe mu ijuru, imyuka yo mu ijuru. Yego. Hanyuma kandi nanone ikongera ikavuga ngo turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Yego. Ntago nzi neza niba hari aho bihuriye n'abavuga ko iyo umuntu wese apfuye roho ye ijya mu ijuru, hanyuma mu gihe cyo kuzacirwa urubanza akaba ari bwo umuntu azava mu ijuru akajya guhanirwa ibyo yakoreye. Ariko nanone nkibaza ngo ko Satani yamanukanye na kimwe cya gatatu cy'abamarayika bari mu ijuru, bivuze ko aribo bacumuranye nawe. Nanone kubera iki bavuga ko dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru? Urabona muri Bibiliya bakoresha amagambo atandukanye. Nureba nko mu Befeso ndetse no mu Bakorinto bavuga ngo twebwe twagendaga twumvira umwami utegeka ikirere, kuko Satani akontorora ikirere. Uburyo agikontorora ariko yenda nabibona ukuntu agikontorora. Donc ntabwo Satani akontorora izo zone zose kuva amanutse mu ijuru. Hagati yacu n'ijuru harimo Satani. Uko wagerageza, sina ngombwa kugerageza kumva ngo aho ni hehe. Ibyo byose ntabwo hakana ko amadayimoni ahari n'imyuka mibi ihari. Iyo rero bavuze ngo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, ntabwo ari mu ijuru muri sansi y'aho Imana ituye, ni mu ijuru muri sansi y'ikirere. Kuko uzabibona n'ahandi baravuga ngo umwami utegeka ikirere, twumvira umwami utegeka ikirere. Nicyo ngicyo bivuga. Hanyuma ari ikindi kibazo babazaga cyavugaga ngo iyo umuntu apfuye, buriya abantu bakunda ibibazo bitari na ngombwa. Bibiliya iravuga ngo umuntu arapfa, umubiri ukasubira mu gitaka, kigasubira mu gitaka, umwuka ukajya ku Mana yawutanze. Ukibaza se iwubikaye? Bibiliya ikakubwira ngo ibyahishuwe nibyo byacu, ibihishwe n'iby'Imana yacu. Aho Imana ishyira imyuka niyihaza. Icyangombwa uzagende witeguye gusa. By the way, reka mbabwire ikintu kimwe. Hari ikosa abantu bakora, bakakubwira ngo jewe ngo ubu ngubu ngo nimbona ngiye gupfa nzihana ngo kugira ngo njye mu ijuru. Ubundi agakiza sako kugira ngo tujye mu ijuru. Mwari mubizi? Agakiza nako kugira ngo tubeho neza ku isi, noneho ijuru rizaze. Kuko Paulo yaranditse aravuga ngo aka gakiza tubabwira kagira umumaro muri ubu buzima no mu buzaza naho. So bikubwira ngo iyo uvuze ngo uzihana ugiye gupfa, number 1 nta garanti ufite kuzabona umwanya wo kwihana. Hari igihe uzakubitwa n'inkuba utaniteguye ngo wihane. Hari igihe uzagenda kuri moto kwikubita hasi ugahita upfa nta n'isegonda ubonye ryo kwihana. Hari n'igihe stroke zagukubita uhita upfa. So nta garanti ufite yuko uzabona umwanya wo kwihana. Niyo mpamvu Imana ihora ivuga ngo uyu ni wo mwanya, iki nicyo gihe cyo kwihana. Sibyo? Icyo rero kirakubwira ngo niba Imana yaravuze ngo umwuka uzajya ku Mana, ibyo si business yawe.
aho guhomba agakiza ka hano ku isi, kuko baratubwira ngo aka gakiza kagira umumaro muri ubu buzima. Reka mbereke nkamwe muri urubyiruko, umukobwa ugenda adasambana aba afite garanti ko atazatwara inda zitateganijwe. Umuhungu ugenda adasambana aba afite garanti ko nta muntu uzamwanduza sida cyangwa indi ndwara. Bigira umumaro muri ubu buzima. Umugabo udasambana aba afite garanti ko nta kizamusenyera urugo cyo gucana inyuma. Bigira umumaro muri ubu buzima. Iyo ukora akazi kawe neza kubera ko wubaha Imana, biguhesha na promosiyo, biguhesha no kwizerwa, bikagira umumaro muri ubu buzima. Hanyuma ibya nyuma y'urupfu byo, yewe iwacu ni mu ijuru, hari umuntu w'umuyehova w'inshuti yanjye twajyaga tujya impaka, akambwira ngo muravuga ngo muzatura ku isi, nako mwe muzajya mu ijuru. Ati twe tuzatura ku isi njye. Akamubwira nibyo ntibiguhangayike. Yesu naza akambwira ati turaguma i Remera, icyangombwa nuko nzaba mpari. Nambwira ati turajya gutura kuri Marisi, icyangombwa nuko nzajyana nawe. Icyo si ikibazo. Ugasanga abantu babigize impaka ndende ngo ijuru riba hehe, upfa kuzarijyamo gusa, aho bazarishyira hose uzaba uhari. Si ntibyoroshye. N'ibindi ni impaka z'amagambo zimbura mu mumaro. Reka twumve ikindi kibazo. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Simon. Nashakaga kubaza ikibazo ariko mpereye ku rugero wari umaze gutanga. Iyo waruvuze ngo iyo umuntu agenda adasambana aba afite garanti yo kudatwara inda cyangwa se yo kudatera inda. Aha nari nagize ikibazo nibajije, ese ubwoba ntibushobora gutuma umuntu akora icyaha? Nimba bushobora gutuma umuntu akora icyaha, ni gute umuntu yarwanya ubwoba? Cyangwa ni gute umuntu yatsinda ubwoba? Ikibazo nibajije yatsinda iki? Yatsinda ubwoba. Ubwoba? Nari nibajije ikibazo ni ese ubwoba ntibushobora gukoresha umuntu icyaha? Yewe wenda ugarukirizaho, na Bibiliya niko ivuga. Iravuga ngo gutinya amaso y'abantu bigusha mu mutego. Abantu benshi ibyaha byinshi bakora bikoreshwa n'ubwoba nyine, ngo ntiteranya, ngo azamvugaho iki, ngo azavuga ko namuhemukiye. Mujye mumbabarira n'ingaruka ku byaha by'ubusambanyi, nuko ari bimwe mu bigora urubyiruko. Kera ahantu nakoraga nari mfite groupe y'abanyeshuri twasenganaga. Noneho rero bavuye muri vacances, umukobwa umwe aza kunyaturira, arambwira ati rwose ati nasambanye n'umuhungu, ati vraiment ati nabonaga agiye gupfa, ati nabonaga imitsi yareze, ati ntinya kwapfa. Nawe utinya kwapfa hanyuma urapfa? Yesu yapfiriye abantu, ntuzabapfire. Ubwoba umuntu ashobora kuza akaguteroriza akakubwira ati ngaho nyitegereza urabona ngiye gupfa. Namubwiye ni iyo umureka agapfa tukamuhamba mu cyubahiro, uzakubeshya ibyo ngibyo bizamubwira utumva ntacyo, ihangana upfe nzaguherekeza nkuririre, kandi uzabibona ko atazapfa. Ubwoba bugusha mu byaha. Natwe bakuru tungana dutya, umuntu araza ari bosi wawe akaza akakubwira ibintu ngo nutabikora ndakugira gutya, ubwoba bugatuma ukora ibyaha ukiteranya n'Imana. Nibyo byatumye ba Daniel bakomeza bagasenga, kandi bazi ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi, banze gutsindwa n'ubwoba. Nicyo cyatumye Yosefu adatinya gufungwa, kubera ko aravuga ati ni wenda banyice ariko sindi bukora ibyaha Imana indeba. Ubwoba bugusha abantu benshi mu byaha. Ibyo rero muzabimenye niko bimeze. Undi muntu umwe, oya hari umuntu umwe rwose sinshaka ko atahana ikibazo. Hari umukobwa umwe hariya, ko mubaye benshi se. Okay, mpera uriya mukobwa ko yari yamanitse kare. Oya uyu nguyu uriya wambaye akantu ka jone. Hanyuma hari undi muntu wamanitse hari inyuma, abinyuma barenganye. Nawe ndamuha uburenganzira abaza ikibazo, ariko mubibaze vuba kugira ngo mbasubize vuba hanyuma dusoze. Yego. Murakoze. Nitwa Muhinda Denise. Ikibazo mfite, hari ukuntu bavuga muri Bibiliya ngo abagore bategetswe kugandukira abagabo. Abagore bagomba kugandukira abagabo. Yego. None nkibaza, abakobwa ntabwo tugomba gukunda, ntabwo tubyemerewe. Niba tutabyemerewe, kubera iki Imana yabaraduhaye gukunda? Oya, umva mafiye. Rwose ikibazo barije ahubwo kirisubiza. Hari ikindi wari ufite nyuma yacyo mbere ko nkusubiza? Ndagifite.
ikindi kibazo mfite ndagaruka ku busambanyi. Nshobora kuba nagiye gusura umuhungu nkagenda ibyo bintu atari byo nateganyije cyane, nkaba nanjye ubwanjye mvuga ngo singomba kubikora cyane, ariko mbageze wenda abikoze ku ngufu cyane. harya ubwo icyo cyaha kiraba icyanjye cyangwa kiraba ikiwe? Murakoze. Okay, reka nkusubize. Icya mbere, hariya ngo abagore bagandukira abagabo, afite buriya Bibiliya bayisoma igice. Iyo usomye muri icyo gice kiba mu Bagalatiya ibice 5, reka mubasomere. Ubundi nta nubwo ari n'abagore bagomba kugandukira abagabo gusa, ariko rero kubera ko ariko twamenyereye kubyigisha niko tubifata. Abagalatiya ibice 5 umurongo wacyo wa 21 uravuga ngo no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo ndababwira hakiri kare nkuko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Nawe nasomye mu Bagalatiya ni mu Efeso, sorry nabomboye hatariho kuko biregeranye, nari nibajije ukuntu Bibiliya ihindutse mu mwanya muto. Igice cya 5 mu Efeso umurongo wa 20 uravuga ngo mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose mubishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kirisito, kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Bivuga ngo n'abagabo bagomba kugandukirana n'abagore babo, ahubwo hepfo bakavuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu, ariko ubundi bari batubwiye ngo twese tugandukirane. Icyo si kimwe. Niki rero gituma Imana ibwira abagore kugandukira abagabo ntibabwire gukunda? Nuko mwebwe mukunda naturero. Ntabwo abagore Imana bategeka gukunda, ibitegeka abagabo. Kubera iki? Kuburya twebwe abagore gukunda rwose uzabyitegereza. Ufite mama wawe na papa wawe, uzitegereza abagore, ntabwo abagore bajya babahendahendera gukunda. Umwana aravuka, umugore akamukunda, akamuhagatira, akamukikira, akamuheka, ariko umugabo kugira ngo azaheke umwana. Mu Kinyarwanda barakubwira ngo imfizi ntizivumera, nyine no gukunda abana nyine tubakunda muri rusange iyo bamaze gukura. Ariko kugira ngo uzabone zamuhe z'umugabo wazaterura umwana amubyinirira amuheka, wapi? Abagore barakunda, nta nubwo bagombera kubihatirwa. Naho twebwe iyo urangije akazi uba wigiriye mu nshuti zawe byo gutekereza ko wasize umugore mu rugo, ariko uzareba umugore iyo arangije akazi abavuga umugabo wanjye aratahasange bitahiye, abana banjye gukunda. Ntabwo abagore babisabwa cyane, babifite naturero. Ariko kumvira no kuganduka nawe uzabireba uzabibona. Hari umuhungu w'umushizi w'isoni wari wumva buriya harimo akantu. Hanyuma ikindi cyo gusambana, nujya gusura umuhungu akagufata ku ngufu, uti hari icyaha wowe wakoze, wowe wagikoze. Icya mbere wowe wakoze ni icy'uburangare n'ubujiji. Ubundi ujya kwinjira mu cyumba cy'umuhungu, nta muhungu uzagusambanya muhagaze hanze, nta n'uzagusambanya mwicaye muri salo, sibyo? Rero ihene izifata ijye mu isenga ry'impyisi niyiriramo ngo nta cyaha nakoze. Icyaha wagikoze ujya kwinjira muri iriya senga ry'impyisi. Kandi ikindi cya kabiri, hari uwo musore ukuri imbere yabaje ikibazo cy'ubwoba. Ndenda kukubwira ko nta muhungu ushobora kugufata ku ngufu utabyemeye. Reka nkwereke uko bigenda. Nashaka kugufata uzamubwira uti ngiye kuvuza induru, namuruye uzarebe, ntabwo azabitinyuka. Ariko uratangira isoni zikakwica, ubu se baratekereza iki, ubu baraza kuvuga ngo iki, ariko ubundi giye rwose nta nubwo ibi bintu nabishakaga. Oya, vuza induru. Umuntu wese yageze mu kaga avuza induru. Kuki mutavuza induru? Uzamubwira utereka nkubwire, ibyo kumfata ku ngufu byihorere, ngiye kuvuza induru kandi ndayivuza nk'ugiye kwicwa, uzarebe. Namwe ni za soni zirisha amarozi, naho ubundi nta muntu wagufata ku ngufu muri babiri. Cyakora wenda ari benshi, bamwe bakagufata amaboko bakayazirika, bakagupfuka igitambaro ku munwa. Okay, nuzaza ukambwira uti yarabanje aramfata amfuka umunwa, ariko igihe azajya kugupfumbuka umunwa kugira ngo azaguhambira amaboko, ntabwo azabona ukundi kuboko gufata umunwa, uzavuza induru. Reka tujye tubigisha ariko ubundi wazamutikuye. Najya kugufata uziyaranje, ureba ahantu hababaza, uhatera ikofi. Muzajya mwicara ngo babafashe ku ngufu, n'ubwoba. Reka twumve hari inyuma.
naho ubundi burya iyo bagufashe ku ngufu nawe wawigizemo uruhare. Icya mbere niwe wijyanyeyo, ntabwo wakidnapye. Arakujyanye, mwicaye muri salo, ati ngwino tujye mu cyumba agiye kukwereka amafoto yayazanye muri salo. Icya mbere ngiye kubabwira noneho, mugomba kujya mwitondera, ntabwo mwemerewe kwicarana n'abahungu ahantu hakinze niba udashaka ko bagufata ku ngufu. Nubona umuhungu akubwira ati ngwino tujye kwicara mu nzu, niba wa muri geto ye ujye umubwira utumva rero zana izi ntebe twicare hanze. Ntabwo ndi bujye muri geto mu cyumba, ntabwo turi bwicarane ku gitanda. Aho uzagenda ujye kwinjira mu mbere wicare ku gitanda ngo bagufashe ku ngufu. Ni uburangare, kandi nabyo ni icyaha. No kuba indangare kugeza aho bagufata ku ngufu ni icyaha. Reka twumve uwa nyuma, niwe ndangirizaho kuko nabwiye ko mfite abandi bantu ngiye gufasha, dufitanye ikiganiro mu mwanya. Mwiriwe. Mwiriweho. Nitwa Samia. Yego. Ikibazo nari mfite, ni hari ukuntu ushobora nko kubyuka ugasenga. Yego. Watubwiye ushobora gusenga Imana ikagusubiza. Yego. Noneho ukimara gusenga, tuvuge n'urugero nk'umuntu akaguhamagara. Yego. Wari ufite nk'ikibazo cy'amafaranga, kugira ngo ubone amafaranga bikaba ngombwa kubeshya kugira ngo uyabone. Yego. Bibaho rwose. Ni ukubera iki Imana ishobora gukoresha inzira yo kuba wowe wabeshya kugira ngo ubone ikintu washakaga? Sinzi impamvu. Aho yo, reka rero musubize. Ahubwo buriya ujye umenya ngo ku isi nkuko nababwiye mbere hari imbaraga ebyiri. Hari igihe usenga Mana urabona inzara mfite, Mana urabibona ibibazo, Satani akavuga tuyingiye kumusubiza. Ukibwira ngo ni Imana igushubije kandi ari Satani wabyitambitsemo. Kuba bikemuye ikibazo cyawe ugombye gukora ibyaha ni ikimenyetso ko atari Imana yagushubije, ahubwo ni Satani witambitse. Byoroshye gutyo. Ikindi kibazo nari mfite, nyine hari ukuntu ushobora nko kujya gukora icyaha, noneho mu gihe uri kugikora ukumva nyine umutima wawe ufite nyine nk'agahinda, ugahita urimo gukora icyaha. Iki kintu gituma urira kandi wakoze icyo cyaha uri kugitekereza? Niki gituma urira? Arira uri gukora nk'icyaha. Oya, ubundi iyo ugiye gukora icyaha, mu itangiriro ibice 6 umurongo wa 3, Imana iravuga ngo umwuka wanjye ntazahora akirana n'abantu. Iyo ugiye gukora icyaha umwuka akirana nawe akubuza. Ikigutera agahinda ni nabyo Paulo yanditse, aravuga ngo agahinda ko mu Mana gatera kwihana. Umwuka w'Imana arakomeza akakwemeza akakubwira ati ariko ibintu urimo gukora sibyo, ibi bintu ugiye gukora sibyo. Niyo urangije kubikora aragushinja akakubwira ati ihane, wabikoze ariko uracyafite amahirwe yo kubabarirwa, ihano bivemo, ihane. Buriya rero umwuka w'Imana we ntabwo ahagarara, arakomeza akadushinja. Nimunyemerere ngarukiriza aha ngaha, byari bitangiye kuryoha ariko akaryoshye ntigaguma mwitama. Akihanganye ugasoreza kuri iki koko. Wasoreje kuri iki. Urabona hari igihe umuntu aba chained n'ibyaha bikamugira imbata. Yego. Agakora uko ashoboye bikanga. Ariko bakamuha igisubizo cy'uko akeneye deliverance, agashaka abakozi b'Imana ngo bamukorere deliverance. Jewe nabonye abantu, abene abo bantu bahora bava ku mukozi w'Imana bajya ku wundi, bava ku mukozi w'Imana bajya ku wundi. Deliverance ya mbere ni wowe uyikorera. Niyo wazana umukozi w'Imana ufite amavuta ajojoba akagusengera nta gahunda ufite yo kuva mu byo urimo, iya anointing ntizagukurayo. Icya kabiri, ubundi umuntu bakorera deliverance ni umuntu ufite umudayimoni uri permanent umutuyemo. Ntabwo umudayimoni yaguturamo ngo uze ku kazi ugakora bikundi. Deliverance njya mbwira abantu nkababwira ntumva, niba warakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe, niyo umudayimoni yaba atuye muri wowe akakubwira Tobedi jya gusambana, ukamubwira utoya yewe nakiriye Yesu nk'umucunguzi, ntabwo kintegeka, ntabwo uwo mudayimoni azagushobora. Biriya bintu byo guhora abantu bava ku twebwe reka twarabyoroheje, dusigaye tuderivura n'intebe tukaderivura n'udashaka kuva mu byaha. Ati urumva ati bankoreye deliverance biranga, ati niyo mpamvu nasubiyeyo.
iyo utabishaka kubivamo na deliverance niyo wahamagara na Yesu ugakimanukira ntabwo yakudelivura ngo bikunde utabishaka. Ufite umushyitsi wacumbikiye, sinshobora kuza ngo mwirukane iwabo. Ibyaha nitwe tubyimura na Satani n'isi n'umubi. Iyo utabyimuye deliverance ntibikwimurira. So ibyo muzareke ko reka ngira ngo tuzagire rimwe twige kuri icyo kintu cya deliverance n'uburyo gikorwa, nibyo bizadufasha no kubyumva neza. Ubundi hari uburyo butatu Satani akora. Ashobora kuza agatura muri wowe, icyo gihe akontorora ubuzima bwawe bwose. Ashobora no kujya kugenderera akakungura ibitekerezo, sibyo? Iyo akugenderera akakungura ibitekerezo uramurwanya. Iyo yamaze kugufata mpiri bagukorera deliverance. Ariko ntabwo abantu benshi bagiye kubera arakubeshya ngo urumva ngo ngiye nkeneye deliverance. Oya, ukeneye gufata icyemezo ukava mu byaha. Ntabwo icyo ukeneye deliverance. Hindura imitekerereze yawe hanyuma uve mu byaha. Ariko ibyo ngira ngo muzabigarure muri topic yindi. Ndumva mutangiye kuzana topics za karande na deliverance. Ngira ngo ubutaha tuzaganire kuri karande na deliverance, ngira ngo bizatuma abantu basobanukirwa bave mu bujiji. Erega dusigaye tubigendesha ngo ni karande, ngo iwacu ngo abakobwa baho bose barasambana. Abakobwa badasambana nabo muwe muryango? Nuwe muryango utagira abakobwa basambana? Ngo iwacu ngo abagabo baho bose bagira umujinya. Ni nuwe muryango utabamo abantu bagira umujinya? Ngo ni karande z'iwacu ngo nizo zankurikiranye. Uva mu byaha, wakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami, ugendera imbere ye. Za karande zizijyana. Karande guhagarara iruhande ibona Yesu akurimo. Iyo Yesu yinjiye karande zivamo. Iyo wafashe icyemezo cyo kumwumvira karande zirahagarara. Nuko bikora. Reka rero dusenge. Mwakoze kuntega amatwi. Ubutanze tuzabitegura neza, ne kongera kuvanga amadosiye. Ubu ndabizi hari abarimo kurwara igifu bantegereje kuri Zoom, ubwo nabo barihanganye. Turagushimye mwami Mana yacu. Uru n'urubyiruko rwacu twifuza yuko bazakura, bagakura bagororotse, bagakura bagukunda, bagakura bagukorera nk'aba Danieli, nk'aba Shadraka n'aba Meshaki n'aba Abedenego, nk'aba Yosefu, nk'aba Paulo n'abandi bose bagiye bagukurikira bakiri batoya, ba Timoteyo, ba Tito. Turasenga ngo muri aba ngaba uhagurutse urubyiruko rugiye kwambikwa imbaraga z'umwuka, kandi turagusabye Mwuka Wera ngo umanuke, kandi umanuke cyane, ubatwikire, ubajijure, ubahugure, ubigishe, ubasobanurire, kugira ngo babone Yesu nibarangiza bagendere mu mucyo we. Ubahe umugisha kandi ubahe mwinshi, kuri mu izina ryawe dusabye umwami wacu Yesu Kirisito, amen. Musigarane na Yesu. Cyangwa